runo rubanza ubonye ko haregwagamo abantu batatu harimo na Jihad nyine kandi twiteguye kuburana uko dosiye yari imeze kose ariko none tubonye banarusubitse turabona nabyo twaprofiteraho tugahabwa niyo dosiye. Jihad asabye kuburana ndetse wabonaga ko yiteguye kuburana. Mwari kuburanisha iki mu gihe hari dosiye ikiri muri ribu namwe ubwanyu mutazi ikirimo ibindi birego birimo? Metero utaragenda gato birakekwa ko Jihad hari ibindi byaha ashobora kuba akurikiranweho bitandukanye na video mugiye kuburana. Jihad rero hari akantu yakoze akajya agira gutya cyamaze aravuga ngo Jihad discipline ni ikenewe yibukana kagasonga bwaragira ngo afite kagasonga bwaragira gutya. Hari umuntu yambwiye ngo yagize inzozi ngo aruta Jihad ngo yagiye kumusura imageragere wumva ko umucamanza ashaka gusa nk'ukwegamo ya mpano nawe ko ari we mbarutso y'ikibazo yego. Ni gute umuntu yajya gufungwa akajya muri mageragere gufungwa cyangwa akaba amaze iminsi muri ribu wa wundi wifashe video ese Pazomani asangiye umugore na yampa Slim Jesus. Ibihe byiza nshuti bakunze mudana gukurikirana Ikaze TV Rwanda Slim Jesus TV ndetse na aha turi kuri rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twaje gukurikirana urubanza ruregwamo Uzabakiro Sipiriyani alias Jihad. Turi kumwe na Metre Irene Bayisabe. Metre mumeze mute? Metre turakwishimiye cyane. Ndabishimiye. Metre umwe mu ba metre dukunda kandi twemera baba star. Metre ariko iyo ubona aba star buri mustari wese yifuza kubona Metre Irene Bayisabe ubyakira ute? Ibyo nabyo nzi ko ndi umwavoka nk'abandi bisanzwe. Yego. Uko nagira amahirwe nkabona umuntu amaye urubanza n'ibyo. Nta kindi. Metre turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twabonye uwunganiraga Uzabakiro Sipiriyani alias Jihad. Urubanza rurasubitswe cyane ko urekaramye usaba urukiko ko rutegeka ubushinjacyaha ko ubushinjacyaha bwasaba ribu ko bwategeka ribu gutanga imyanzuro cyangwa se dosiye ya Jihad ko hari ibyo adafite mu kuburana. Jihad yasabye kuburana, wowe usaba yuko ubushinjacyaha butegekwa kugaragaza dosiye ya Jihad muri ribu. Mugenzi wawe nawe asaba ko mwaburana. Mwari kuburanisha iki kandi mu gihe wasabaga ko hari imyanzuro idahari? Oya urasa no bicuritse. No kuvuga ngo runo rubanza ubonye ko haregwagamo abantu batatu harimo na Jihad nyine. Umwe muri abo ntago yari afite umwunganira. Yego. Asaba ko urubanza rusubikwa. François Xavier. Kandi ibyo ni uburenganzira bwe ku nshuro ya mbere ashobora kuvuga ngo ngiye nkeneye nanjye unyunganira mu mategeko kugira ngo mbashe kuburana nisanzuye. Ibyo rero nibyo urukiko rumwemereye. Urukiko rukibimwemerera kugira ngo muri uwo mucyo nubwo twari twiteguye kuburana dusaba ko urukiko kugiye ruzimuriraho urubanza twazaba twarabonye dosiye muri ribu ntabwo igaragara. Yego. Tugasaba ko rero urukiko rwaturebera uburyo iyo dosiye izagaragara kandi urukiko rutwemerera ko tuzaza rukayiduha. Ni ukuvuga ngo icyo cyemezo ntago twagisabye cyo kugira ngo dusubikishe kandi twiteguye kuburana uko dosiye yari imeze kose ariko none tubonye banarusubitse turabona nabyo twaprofiteraho tugahabwa niyo dosiye nta kindi. Ubwo rero urubanza batwemerera ko ruzashyirwa ku itariki ya 11 rukaburanishwa saa 7 z'amanywa. Rwatangaje ko Jihad ari ibindi birego 9 byose bakiriye gusa bitandatu nibyo bahaye agaciro cyane kora ko ibindi babijyanye ngo imboneza mubano warabimubwiye yaje kwitaba twaje twebwe twari kuburana icyaregwa cyonyine kimeze nk'icy'abandi bagenzi be barezwe nicyo twari tuzi na ibyo bindi ntabwo twebwe dushino kumumenyesha. Jihad asabye kuburana ndetse wabonaga ko yiteguye kuburana. Mwari kuburanisha iki mu gihe hari dosiye ikiri muri ribu namwe ubwanyu mutazi ikirimo ibindi birego birimo? Twari kumva icyo ubushinjacyaha buyivugaho tukabona kubyireguraho kuko bijya gusabenda n'iby'abandi. We nawe twari gusaba gusubikira twari twiteguye kuburana ariko wenda dufite ako kantu k'imbogamizi tukareshingira ku biri muri dosiye tukagira ibyo twireguraho ntacyo twari kugaragaza. Ari wo twumvishemo mushya François Xavier ariko abantu benshi ntibamuzi agera muri dosiye yatewe ahurira he nayo? Idosiye ntabwo ari ngombwa ko abantu baba baziranye. Umuntu bamukurikiranye ukwe n'undi bamukurikirana ukwe ubwo ni natwe twamubonye hariya nagiye adavuze ko mubonye hariya nta handi yaramuze. Nta mbogamizi mubonamo kuba zihurizwa hamwe kandi buri wese akurikiranwe uko bitandukanye. Terwa n'icyemezo
inzego z'ubutabera ziba zafasha ubonye ko urwa mbere ruburanishijwe ukwarwo hari n'urundi rwari rugiye kujya ukwarwo ntihaboneka n'urundi narwo ruzaburanishwa ukwarwo bityo bityo. uratekereza ko hari abandi bahari? ngewe se nijye bikurikirana ikibazo umbajije urumva ari njye wagisubiza ngiye ko ndi umwavoka. Mu gihe mwafashwe muri nka batanu wenda muri batandatu muri benshi murenze umwe birashoboka ko umwe yakikura muri urwo banza akaburana ku giti cye keretse bitinze urukiko rushobora gufata icyemezo cyo kuzitandukanya wenda nk'igihe kikagera akaba ararwaye ntabwo abandi bakomeza gutegereza igihe hari inshuro urukiko rushobora gusubika rwabona birengeje rukaburanisha urubanza. ubushake bwe ntabwo bishoboka. Ku bushake bwe ntabwo bishoboka. Metero utaragenda gato birakekwa ko Jihad hari ibindi byaha ashobora kuba akurikiranweho bitandukanye na video mugiye kuburanza. Ibyo bintu ntabyo nzi ngiye nzi urubanza nahujijwe narwo ariko twari tugiye kuburana uyu munsi. Ugiye wasanga ibyo byaha birimo wabyifata mu ntacyo nabivugaho ntarabibona. Murakoze cyane. Kamarade ejo bundi yaratangaje ati jewe muri iyi minsi uwitwa Jihad agiye gufungwa kandi muzaresha amaso yombi. Hanyuma rero tubabwire ngo uwitwa Puzzle Man rero biragaragara ko muri dosiye uko twabyumvise hajemo abo yoherereje amavideo aho yabwiye uwitwa Godfather mwese muramuzi kuri space ni Dumba yabwiye Dumba ubundi muri dosiye ya Puzzle ngo harimo kuzamo na Dumba ngo nawe bamwohereje video. Yego bawohereje video Dumba none mukohereza video Dumba nyuma ngo hari ngo amajwi ngo Puzzle byavuzwe mu rukiko ko ngo hari amazwi Puzzle arimo arasaba Dumba ko yasiba. Yego yareka gusakaza yareka gusakara. Hanyuma rero na Godfather nawe ngari mu bohererejwe video hanyuma hakazamo Dumba. Yego hari n'abandi uwo bita Juga. Hanyuma hari n'abandi twagiye twumvamo nyuma yaho rero ariko muri telefone ya Puzzle Man yego ntabwo igaragaza ko yakiriye video ntabwo igaragara. Icyakora Puzzle yemera yuko yakoranye na Yampano. Umucamanza yatangiye neza baza ubushinjacyaha arababaza tese niba igikorwa cyarabereye mu cyumba cya Yampano n'umugore baka icyo igikorwa bakoreye mu cyumba imibonano mpuzabitsina abereye mu cyumba yageze kuri email Puzzle Man yayibonye ate kuri email kandi atarasangiye umudamu na Yampano. Icyo si ikibazo. Icyo ni ikibazo. Hanyuma rero umushinjacyaha ati mu by'ukuri ati Puzzle Man yakoranaga na Yampano ati kandi ikindi yari manager w'ibikorwa byiwe channel ziwe ati email rero ya Yampano na Puzzle Man yarayifite. Puzzle Man rero agarutsweho umucamanza amubajije yavuze ati nibyo koko twakoranye na Yampano atariko ati video yasohotse mu kwezi kwa kane. Wamonye metre wungirije metre Irene Soria oya metre Irene bayisabe nuri usohotse hari wari umwungirije uriya yari yungirije metre Irene bayisabe Jihad yarafite aba metre babiri ariko se yabura abamwishyura aba metre waje hadukubiza ntabwo yababura Jihad ntabwo yabura abamwishyura aba metre bivuze iki rero bivuze iyi kamera ni yandi. Hanyuma rero ni Soti TV ni Sample TV Ikaze TV Rwanda Slim Jesus TV Kate niki nababwiye ngo chano ntari buvuge mu mazina hano zayikubita strike kandi babwiza ukuri murinda habirene yarateguje mbere nanjye mbateguze mbere cyane ni mu ntunge mikoro ikambe ntukamera nkasanga ndayivuze mu izina nkabona amashusho yanjye yagezeyo turahuza ubwa ese nawe murinda habi yaguteye strike hali murinda habi niba hari abantu batazabona ijuru urumva niba hari abantu batazabona ijuru na murinda habari aya nako murinda habi yabura ijuru afasha abana afasha abana baririmba afasha abana baririmba indirimbo zidushyira mu mwuka w'Imana twikomereze yego Puzzle biragaragara ko imbarutso y'ibintu byose yego ni Puzzle ariko nubwo uvuga ngo imbarutso y'ibintu nyine baza wumve birumvikana iyo ugiye gutega amatwi ukabyumva neza Puzzle yari ari kuri email ya Yampano yego amashusho video Puzzle Man yayabonye mu kwezi kwa kane yego asezera Yampano mu kwezi kwa gatanu wabyumvise neza ariko noneho umucamanza yabaje atese nimba baratandukanye nyuma yaho byagenze bite icyo kiracyumvise nacyumvisha hanyuma rero bishatse kuvuga ngo yagomba kumubaza ngo mbese ni gute watandukana n'umuntu yari manager wawe email yawe akaba kikontorora kandi mwaratandukanye
wabyumvise aha rero haze kugarukamo akantu kavuga ngo yego Pazo nawe yemeye ko video yazibonye mu kwezi kwa kane kuri email yiwe ndetse anabimenyesha ya mpano wabyumvise bivuze iki rero ikintu cyose gisharinzwe kuri email yego aha ni ukwibaza ngo mbese yafashe video umugore wiwe ayishyire kuri email Pazomani nawe yari kuri email kumudamu yari uwa ya mpano yagira ngo yereke Pazomani uko bakora imibonano mpuzabitsina kwari kugira ngo bigende bite ushaka kugibaza hwana hano ushaka kuhibaza urumva atari ikibazo aho ngari ikibazo bivuze iki rero wumva ko umucamanza ashaka gusa nk'ukwegamo ya mpano nawe ko ari we mbarutso y'ikibazo yego ati niba video yarafashwe yari igamije gukora iki hari n'umutipe wabigarutseho aravuga ati genda nabajije ati mbaza yamano ngo mbese urashaka gutwikira indirimbo wabyumvise neza yakoze screenshot Kejon yakoze screenshot ya video arabaza ngo mbese mani urashaka gutwikira indirimbo bivuze iki rero bivuze ngo ibintu byagiye kuri email yego ushobora kugira gutya bikagucika bigacomoka bikagira ku bandi wabyumvise neza ntabwo bivuze rero ngo ikintu wakize kuri email cyose ni ikintu kingira kamaro ni ikintu cy'agaciro wabyumvise neza aha turashaka kubaza ibintu byagiye kuri email ubundi bashakaga kwigisha iki bashaka kwigisha urubyiruko bashaka kwereka abandi bakobwa bashaka kwereka abandi badamu bashakaga kugera kuki urumva yashyize kuri email ashaka kugira ngo ayabike bazajye biyibutsa bikisi biyibutsa biki ko biri ari amahano y'amahano nawe ubundi yewe ku rwanjye ruhande nasaba ribu nawe yakabaye ubundi ari hano ku rukiko icyo kibazo nanjye kukubaza ubushize ku munsi wa mbere bira ni ibintu wafata abana dufite abana b'abanyeshuri mu mashuri abana basigaye bagira amatelefone hari abana biga bataha muri za segonderi iyo bageze mu ngo b'abakobwa b'abahungu iyo bageze mu ngo bafata amatelefone wabyumvise iyo bageze mu ngo iwabo bafata amatelefone kubona video nk'iri yisirikira mu rubyiruko mu bana batoya bakiri batoya urumva atari ikibazo muri society ni ikibazo gikomeye bivuze iki rero icyo kibazo cyaba cyaraturutse kwande kuwafashe video kwa nyiri kwifata video aha tujye reka mbabwire yewe ntabwo ndi umuhanzi icyakoza nkunda abahanzi ariko ntabwo kigikira amafute ya bamwe mu bahanzi kwifata video umugore mwashakanye cyangwa niyo yaba ari uwagusuye hanyuma mukajya mu gikorwa nk'icyo warangiza ugafata video mukifata video uribuka ko umugore aramubwiye ngo kuki wafashe video utabimbwiye ariko bivuze ngo na mbere hose ushobora gusanga barayifataga yabimubwiye none hakaba yarayifasha atabimubwiye bivuze iki rero bivuze ngo muri societe nyarwanda ubundi umunyarwanda yabyaye abana batatu abyara Gatera abyara Kibimutera abyara n'Amateranya noneho Gatera agiye kuvoma amazi ageze ku isoko asanga amazi yatobamye aho yaturukaga none asanze amazi yatobamye avoma amazi y'ibiroha aragenda yagejeje mu rugo isaramukubita umuntu aramubwira ati varo nkubwire wa mubyeyi aho kwica Gatera uzica Kibimutera wabyumvise Kibimutera ninde ni yamano niyo bari mu mura wanjye nabivuga wabyumvise neza yego abandi bashobora kuba barabibonye ayo mavideo barayabonye nibyo koko barayitegereje hari n'uwavuze ati jewe narayibonye ariko ntabwo nayisakaje oya ntabwo nanayibona sinshaka no kuyibona jewe urumva narayumvise cyakoze n'ubundi mbona yumva no mu rukiko bivuze ikirero ntabwo kigira amatsiko yo kureba iyo video bari kuvugaho ariko ndareba video y'umugore w'abandi ko afite umugore wanje ndareba video ya yampano ku giti ciwe jewe ndiyizi nge uko nteye urabyumva neza jewe ndiyizi ndi umugabo ndiyizi urabyumva neza kureba rero ushobora kunyura ku muntu ayifita akayivuga ukayireba ariko se iyi video ubundi yayikuye nyirubwite wayitanze yaragamije kugira ngo agere kuki wabyumvise neza hari abantu bashyigikira amakosa n'amafuti ugasanga rimwe na rimwe bashyigikira ibintu bitariho ni gute umuntu yajya gufungwa akajya muri mageragere gufungwa cyangwa akaba amaze iminsi muri ribu wa wundi wifashe video
simagaza hano ku rukiko se Yego. iyi video ndimo ndayikora urabyumva neza Yego. ndimo ndavuga aya magambo kugira ngo asohoke nyasakaze abantu bose bayabone Yego. bumva icyo navuze Bumva icyo wavuze, wabyumvise yego. none se niba ufite umukozi akaba afite email yawe Yego. ukabuzi neza ko uri mu gikorwa n'umudamu wawe cya gikorwa ugafata video ugashyira kuri email kandi ukabuzi neza ko hari umuntu wagize manager cyangwa owner muyisangiye ese Pazomani asangiye umugore na yampa basangiye email gusa basangiye email gusa email nyuraho iki indirimbo ama video amafoto email iriho channel business basangiye business none se n'umugore wa yamano ni business kuri Pazo oya yari yabuze wenda buri ahantu yayibika oya ariko nawe sura yifata n'umugore hanyuma nawe ukakira kuri email oya tubize uyu nguyu se niba atanamufite namugira azifata video ayibitse kuri email oya namahano pastor njye nandi kwibaza jewe ubushize ubwo twajyaga ubwo hano ku rukiko mbere ko basubika kuyiburana rya mbere y'amano yaragaragaye mu bantu bari baje hano bari bitabiriye urubanza ubwo hari kuburana Pazomani ndetse na K-John birangira basubitse kuko batari barabona umwavoka umwunganizi mu mategeko habonetse n'undi witwa François Savio nawe aravuze ati jewe nta mwunganizi mfite ndasaba gusubikisha ubushinjacyaha buti kuva mu bugenzacyaha RIB ntabwo yigeze asaba umwunganizi kugera no mu bushinjacyaha kuva mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha nta mwunganizi yasabye ati kucya musabiye mu rukiko umucamanza ati ni uburenganzira bwiwe bwo kunganirwa mu rwego rw'amategeko kuko buri mu mategeko mu butabera nahangaha wabyumvise neza ubugenzacyaha ni ukugenza icyaha no kukigeraho hanyuma bagahereza ubushinjacyaha ariyo parike ministeri publique ariyo parike hanyuma parike nayo ni ugushinja no gushinjura urukiko rero nirwo rufata icyemezo rero rwemeje ko urubanza rusubikwa ariko kandi uwitwa Jihad uzabakiro Spirian we yari yasabye kuburana Meterine bayisabe wasaba dosiye mu bushinjacyaha butegekwa n'urukiko hanyuma bukabwira RIB igatanga dosiye ya Jihad kuko ngo hari dosiye ya Jihad batarabona kugeza uyu munsi wa none ukibaza ngo bari bagiye kuburana ibiki imbere y'umucamanza nibyo rero Irene bayisabe asobanura ati nari kubivugaho Jihad rero hari akantu yakoze akajya agira gutya cyamaze aravuga ngo Jihad discipline ni ikenewe ntabwo umucamanza yamubwiye ati Jihad rekera babyita amarenga urumva yibutse ya ngoma yagujyaga kubitana na Okim kuri Dynamic yibukana kagasonga bwaragira ngo afite kagasonga bwaragira gutya rega hari ibintu tuba twikorera kuri kamera twagire nyuma ya kamera abantu bagasanga ibyo twakoraga ntabwo ari byo dukora bivuze ikirero bivuze ngo Jihad hari yibutse yicaye imbere ya Dynamic show ndetse n'agasonga bugari akicayeho atekereza ko afite ya ngoma avuga ngo tuzajya mu mwukari so bivuze ngo rero cyangwa Jihad yacishagamo akamwenyura ikindi Jihad yari afite icupa ry'amazi rirereye cyane ariko niri turayamamarije itatwishyura hanyuma ikindi rero Jihad amakuru y'abamotari numvise hano ku mihanda ari kwa abamotari bari amakuru yose ari amakuru hari igihe umugabo atashye ari mu modoka atwaye imodoka yiwe agiye kugera hafi y'igipanga atarakigeraho abona umusaza wasinze aramubwira ngo iwawe ku gipangu bandi wowe ku gipangu bandi ku gipangu aravuga ati nubwo uyu musaza yasinze nubwo uyu musinzi yasinze akababwira ko iwanjye ku gipangu hari amabandi reka ngende gake manze mbaze by'umutekano w'igipangu ushobora gusanga Jihad hari izindi dosiye ziwe ushobora gusanga ushobora ibyo twumvanye abamotari hano ariko n'ubundi umuvugizi wa RIB yavuze ko akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 6 uretse byari 9 biba 6 byari 9 biba 6 bitatu imboneza mu bantu muri ibyo 9 muri ibyo 6 yewe hari umuntu yambwiye ngo yagize inzozi ngo aruta Jihad ngo yagiye kumusura Imageragere ndavuga nti wa muntu wewe warose ujya gusura Jihad Imageragere Imana yakurotesheje yakogeka kurotesha byibuza yitaba urukiko yitaba ubushinjacyaha byibuza nejo twavugishije buryohe avuga ko yifuza ko yajya Imageragere ngo naruhukire mu mahoro ngo RIB ngo ni umubyeyi ngo nabaruhukiye mu mahoro ukibaza RIB ni umubyeyi nibyo koko RIB ni amategeko RIB si umubyeyi RIB ni amategeko urabyumva neza umubyeyi
ariko nanone tugarutse amategeko iyo wemeye icyaha ugasaba imbabazi ushobora kugaba kuko RIB ifite gahunda ubu ngubu y'ubuhuza urabyumva ariko muri bwa buhuza kuko muri iki cyaha cya yampano ibi ngibi ni ibintu byakorewe societe ntabwo ari umuntu ku giti cye wabyumvise ibi ni ibyaha bya societe si by'umuntu ku giti cye rero ngiye ku rwanjye ruhande navuga ngo Jihad urubanza rurasubitswe ruzasubukurwa ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 ku isaha ya saa 7 z'amanywa ariko ubundi rwari kuba saa 3 ariko meterene bayisaba garagaje impungenge z'uko afite urubanza saa 4 inyamirambo kuri hot court hanyuma rero umucamanza aramubaza ngo uzaboneka ku isaha ya saa ngahe aravuga ngo dushyire saa 5 aravuga toya ati saa 5 nzatangira kuburana saa 4 ati saa 5 naba ntaboneka umucamanza ati dushyire saa 7 hanyuma umucamanza ahita yibuka ati saa 7 ni muri pause ni muri lunch hanyuma rero ahita aruzana ku isaha ya saa 6 z'amanywa rero ni urubanza ruzaburanishwa hanyuma rero abafite amabere yonsa bayakoreho kugira ngo amashereka atabakora kubera Jihad hanyuma n'abatacyonsa nabo bakore kwibere ry'iburyo kubera Jihad ariko kandi ariko iki kandi Uwiteka niwe Mana urakoze cyane nendaga kubaza ikibazo kimwe warekeho ni kimwe cyonyine uravuga iki kuri yampano ejo twabonye we ngo yamaze kwerekeza yampano bamwe barimo baravuga ngo yatorotse bamwe baravuga ngo yatorotse abandi bagiye kurimba mu Bubiligi abandi bagize n'uburenganzira bwe none se nibanyuze ku kibuga cy'indege Kanombe RIB irahaba Kanombe RIB irahaba kuri hari abantu bagiye ku kibuga batabonye umwambaro wa RIB bakibwira ngo RIB niba ku kibuga nuriya mu migarasiyo umukozi wa migarasiyo iyo yinjiye muri machine muri system passport yakugira ngo bibe pa agasangamo akaru gatukura ari uburyo yandika kuri WhatsApp ati ihangane gato ndaje kandika kwa gahunda kwaje kwa pura ukabona umwana araje ati ngwino hano tukubwire ba wicaye hariya